ubwiwe kwejo uzapfa wabigenza gute? Muzi ko niyo wakimagine imirimo uzakora wahagera utarayirangiza yabitarashira. Igihari rero ni kimwe. Namwe murabizi ko hari abantu baririmba ntitwumva agakiza, tukumva ubuhanga mu ndirimbo, bayidawe tukumva n'ubushinzi mu kanwa k'amagambo bavuga. Hari abantu baririmba aho kumva indirimbo tukumva ubushinzi, ariko Imana ibaha umugisha ko mujya mukurikirana ubutumwa bwiza kandi muririmba ibibarimo. Undi Enoke yarebeye Imana mu muryango arinjira, arakomeza n'uyu munsi ntaragaruka. Ariko twebwe duhagarara mu kadirishya tukareba ibiriyo turi inaha. Birasobanuye ngo ni ukurunguruka. Haleluya! Tureberayo mu kadirishya tukabona mu migambi y'Imana, tukavuga ngo Imana iravuze. Ni mu kadirishya turebera, mu mbariro tukahumvira ijwi. Ni mu magambo. Reka turebe uri ku gitanda cyawe nijoro, dusa n'ibiki. Reka turebe umuntu wawe w'imbere mu nzozi urota, dusa n'iki. Reka turebe kuri chat zawe, dusa n'iki. Turebe kuri chat, ntabwo wabaye igitutsi. Reka dusure WhatsApp, reka dusure Facebook, dusure Instagram yawe, tureba aho twubaka. Namwe mutekereze igihe tuzaba tutacyambaye umubiri. Nta muntu n'umwe ufite stress z'imirimo ku kazi, nta raporo wasize utujuje, nta mwana wasigaranye n'umukozi mu rugo, nta rufunguzo wagendanye ngo wakingiranye abo mu rugo. Ariko Mana yerinije, sinzi tuzaririmba tuvuga ngo haleluya. Ntabwo tuzaririmba dufite stress ya examen, no. Nta gusenga, oya, nta stress ya examen izabihari, oya, nta iyo, ubwo tuzaba turirimba dute?
amazi meza amazi atozitinya natozikanga ziguwe neza inkoni yarishima natozitinya natozikanga ziguwe neza inkoni yarishima irazihumuriza Ishe gutwara imwe mu ntama aratabara akayirokora akayihumuriza yarorongotaniye kure itaye umugeri ayishyira ku bitugu bye akayisubiza ikirura cyabinaye ishe gutwara imwe mu ntama aratabara akayirokora akayihumuriza yarorongotaniye kure itaye umugeri ayishyira ku bitugu bye akayisubiza ikirura cyabinaye ishe gutwara imwe mu ntama aratabara akayirokora akayihumuriza yarorongotaniye kure itaye umugeri ayishyira ku bitugu bye akayisubiza izibonetse arazunga izirwaye arazikiza niwe mugeri mwiza utsinda maze ntacyo zitinya ntacyo zikanga ziguwe neza inkoni yarishima irazihumuriza izibonetse arazunga izirwaye arazikiza niwe mugeri mwiza utsinda maze zitinya ntacyo zikanga ziguwe neza inkoni yarishima irazihumuriza izibonetse arazunga izirwaye arazikiza niwe mugeri mwiza utsinda maze ntacyo zitinya ntacyo zikanga ziguwe neza inkoni yarishima irazihumuriza ntacyo zitinya ntacyo zikanga ziguwe neza inkoni yarishima irazihumuriza ntacyo zitinya ntacyo zikanga ziguwe neza inkoni yarishima irazihumuriza umukumbi w'Imana umugeri araguhamagara garuka mu mukumbi w'Imana umugeri araguhamagara wino umukumbi w'Imana umugeri araguhamagara garuka mu mukumbi w'Imana umugeri araguhamagara wino umukumbi w'Imana umugeri araguhamagara garuka mu mukumbi w'Imana umugeri araguhamagara wino umukumbi w'Imana umugeri araguhamagara garuka umukumbi w'Imana umugeri araguhamagara. Hallelujah! Hallelujah! Igitabo cya Nehemiya nk'uko turi kubibona, Nehemiya gice cya kabiri, turasoma umurongo waho wa 17. Nehemiya igice cyaho cya kabiri umurongo waho wa 17. Hari umutwe w'ijambo haravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake
Murongo wa 17 haravuga ngo mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike Yerusalemu tutaguma kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Akiri neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Dushimiye Imana itwemereye kuba muri aya materaniro. Abantu tutaziranye tubonanye ari ubwa mbere. Nitwa Niyomugabo Anicet, ndi umupapa, mfite madamu n'abana, ndi umukristo, nsengera ku itorero rya ADEPR muri paruwasi ya Remera. Ngize umugisha. Dushimiye by'umwihariko abayobozi batwemereye ko duhagarara hano, ariko ndi imbere yanyu ntabwo nabura gushimira mwene data Emmanuel. Mane muhe umugisha, ni umukristo mwiza watwereye imbuto ku rwego nta muntu yatumira ngo amubwire ngo hoye. Ntabwo tuziranye, njye namubonye ahagaze hano ku ruhimbi, twavuganye kuri telefone gusa, ariko vrema ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubana nawe. Yesu abaho umugisha. Turishimye ku bwa bene data korali Silowamu by'umwihariko muri abakristo. Namwe murabizi ko hari abantu baririmba ntitwumva agakiza, tukumva ubuhanga mu ndirimbo, bayidawe tukumva n'ubushinzi mu kanwa k'amagambo bavuga. Hari abantu baririmba aho kumva indirimbo tukumva ubushinzi, ariko Imana ibaha umugisha ko mujya mukurikirana ubutumwa bwiza kandi muririmba ibibarimo. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Yesu abaha umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya. Ntabwo ngira ngo tubiganire nk'amateka, ko nituza kuganira ijambo ry'Imana nk'amateka turisanga mu gihe cyashize, kandi turi ho mu gihe cya none, turi kujya no mu kindi gihe cyiza. Uyu Nehemiya Bibiliya iduha ubuhamya ajya kubaka cyangwa gusana inkike z'i Yerusalemu. Yarabwirijwe na mwene data witwa Hanani. Hanani birasobanura ngo nuwagiriwe ubuntu cyangwa wababariwe ibyaha. Bifite inkomoko mu izina Hananiya bivuga ngo Imana igira ubuntu. Hanani ari mu bantu basigaye Yerusalemu. Yerusalemu yaranyazwe. Nababwiye ngo sinshaka ko tuhavuga nk'amateka, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana nk'ubuzima. Imana ishimwe. Yerusalemu inyagwa, muribuka ku ngoma y'umwami Ezekiya. Abantu benshi dukunda kuvuga amateka ye. Yararwaye. Bibiliya ntivuga icyo yararwaye, ariko ababibyize muri teoloji barabizi. Yarwaye igisebe agera ku rwego kimwe mu kinyarwanda bita umufunzo. Murakizi? Gisebe kibi cyane, gifite amazina menshi si ngombwa kugisubiraho. Igihe arwaye Imana ibona ko agiye kuhakura gupfa. Mu kinyarwanda bavuga ubwehe. Reka nacyo tujye tugishyiramo ko hari igihe tutaza kumenya ikinyarwanda. Hanyuma agiye gupfa, Imana imutumaho umuhanuzi Yesaya. Iramubwira ngo genda ubwire Ezekiya ko atazakira, ategeka iby'inzu ye. Ni umwe mu bantu bari bahawe amahirwe yo gukora kugira ngo ahemberwe ibyo akoze uwo mwanya. Iravuga ngo ntabwo uzakira. Nkunda kubona utuntu abantu babazanya ngo ubwiwe ko ejo uzapfa, wabigenza gute? Muzi ko niyo wakimajina imirimo uzakora wahagera utarayirangiza, yaba itarashira. Igihari rero ni kimwe, ni ugutunganya ubugingo ukareba ko muri kote yawe n'Imana nta kibazo. Naho kuvuga ngo nakora ibi, nasaba abantu imbabazi, sinzi ko bose twabagereraho rimwe, ariko icyiza twakiriye za Kristo zababarira byose. Imana ishimwe.
Ezekiya akibwirwa ngo tegeka urapfuye, aho kugira ngo ategeke ko agiye gupfa, arahindukira yibutsa Imana imirimo, arayibwira ngo hari ibyo nakoze. Abazi histoire y'Abayuda, Ezekiya niwe wazanye iterambere mu mujyi wa Yerusalemu ry'amazi yo kunywa, ibi wasake ikora. Ni wasake ni wasa ni wasake, yes. Ewasa ni y'umuriro, wasake rege ni umuriro. Byose biri kimwe. Rwanda Energy Group, murakoze. Ibi bakoze gukwirakwiza amazi ni Ezekiya wabitangiye bwa mbere. Yerusalemu yari ifite umwuma, wari umujyi mwiza w'ubutayu. Nababwiye ngo sinshaka ko tubiganira nk'amateka. Wari umujyi mwiza ariko ukaba umujyi w'ubutayu. Hanyuma Ezekiya abona abaturage bavoma kure, abazanira amazi, ayanyuza mu bihombo, ayageza ku baturage b'i Yerusalemu. Kabiri, yima ingoma, hariho ibigirwamana. We n'ukuboko kwe yiyemeza gufata inyundo ihama, agenda asenya ibigirwamana. Aravuga ngo mu cyanya cy'Uwiteka ntiyagatura izindi mana. Akuraho ibigirwamana, asiga ingoro y'Uwiteka. Bwa gatatu, Ezekiya yabungabunze ibikoresho byo mu nzu y'Uwiteka. Hari n'abo yabonaga bafite inanga nziza, akabasaba kuzitwara mu rusengero rwa Yerusalemu, akababwira ngo nimuzibikemo zijye zikoresherezwa mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Agiye gupfa, Imana imubwiye ngo tegeka ntuzarokoka, yibuka ibyo byose, asubiza amaso inyuma, aravuga ngo nta mpamvu yatuma mbaho, wemeye ko napfa. Ashingiye ku mirimo arayibwira ngo reka nkwibutse. Arahindukira abwira Imana ngo hari icyatuma ndama nkagumaho. Ubu burame bwa Ezekiya njyewe ntabwo nabwifuza. Kubera iki? Imana yari imubwiye ngo tegeka ngo utware. Nihangane tuvuge twitonze, wenda hari ntaza kubasakuriza nkamera nk'umuntu uri kwikirigita ngaseka. Reka tuze kugendana. Tekereza, Imana irakubwiye ngo ngutware, ariko we ntashaka kugenda. Arabwira ngo hoya, nateye inzabibu ntararyaho. Hari inzabibu yari yarateye zitarasarurwa. Aravuga ngo ntabwo zirasarurwa, yihanganire, n'uburetse singende. Ariko mwebwe mwakemera kujyana n'Imana ibabwiye ngo dutahe? Numvisha abandi ngo wapi. Nasomye Bibiliya irambwira ngo iyo igishyitse gishyitse, ikidashyitse gikurwaho. Ibintu byose turi gusiganirwa, ibyo mushaka, akazi keza ku bari kwiga, abana ku ngumba, mariage ku basiribateri, inzu ku bakodesha, imodokari ku bagenza amaguru, ibyo byose ntibingana n'ubugingo buhoraho. Byose ibyo mwita amashimwe y'imirimo igaragara hano, abizera n'abatizera turabisangiye. Ariko noneho amashimwe abizera dufite tudasangira n'abatizera, nuko dusiganirwaho Yesu ari. Ibyo rero ubwo dusiganirwaho Yesu ari, birasobanuye ngo ntabwo azareba ngo ukoze kuri drapo nationale uri kurahira ugiye kubana no mugiye gushakana. No, impanda ya Kristo izarushijwe indahiro yawe. Niwumva impanda wibagiye ko hari umuntu mwazanye mu murenge, uvuge ngo nditaba Kristo.
impanda ya Kristo izarusha ijwi ry'uruhinja ku muntu w'ingumba. Uruhinja ruvutse rurira, impanda nivuga uzibagirwa ko ruri kurira. Wumva ijwi rya Kristo. Rero nta kintu na kimwe kiriho kiruta abizera kubana na Yesu. Nta kiriho, nta gihari, nta cyabayeho, nta kizaba, nta n'icyo dutegereje kubana na Kristo. Haleluya! Nababwiye ngo sinshaka kuvuga ijambo nk'amateka. Yerusalemu biravuga ngo ni irembo ry'Imana y'amahoro. Yerusalemu, iyo tuvuga Siyoni, ni ku musozi w'Uwiteka cyangwa se ubuturo bw'intebe y'Imana. Niho hari intebe y'Imana, hari intebe ya Mesiya, hakaba intebe ya Dawidi, hakaba n'intebe y'imbabazi. Iyo bageraga ku ntebe ya Mesiya baravugaga ngo Emanueli, bivuze ngo Imana yiboneye ubuturo mu bayo. Iyo bahageraga basubizwaga intege mu bugingo, babona intebe bakavuga ngo ubwo intebe ihari na nyirayo azaza hicaye. Habaga intebe ya Dawidi, byari bisobanuye ngo Imana ikomeje isezerano ry'ubwami ku ntebe ya Dawidi. Hari intebe y'imbabazi. Mujya mwumva Pentekote, Pasika, hari n'umunsi mukuru mu gihe Burayi bawita Suka. Iyo Abisiraheli bageraga mu rusengero rwa Yerusalemu ku munsi bita Suka, niho bizihizaga gutaha urusengero. Uru rusengero rwa Yerusalemu, ariyo mpamvu nababwiye ngo sinshaka kuhavuga nk'amateka, rushushanya igihe tuzamburwa ingando ipfa, tukambara kudafiteka, igihe tuzamburwa umubiri. Yohana yarabivuze, aravuga ngo bakundwa, ubu twebwe turi abana b'Imana. Aravuga ngo uko tuzasa ntabwo kurahishurwa, ariko icyo tuzi neza Yesu niyerekanwa, tuzahindurwa duse nawe. Kwizihiza cyangwa ikirori cyo gutaha urusengero, aricyo cyari kibabaje uwitwa Ezira, Nehemiya na Zerubabeli, kuba nibo basanye urusengero mu byiciro bitatu. Simpavuga ko mu histoire nabibabwiye, bo bababajwe no kubaka urusengero. Ariko mureke mbabwire iki, ntabwo tugifite urusengero rwa Yerusalemu abizera tuzajya guteraniramo, ntiruhari. Bibiri ivuga iki? Yohana ubutumwa bwiza igice cya 4 umurongo waho, nimushaka musoma icyo gice cya 4 cyose. Yesu aganira n'umusamariyakazi, yaramubwiye ngo Imana ni umwuka. Aravuga ngo abasenga data bakwiriye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Aravuga ngo igihe kizaza, bari Gerizimu, abwira umusamariya ngo ubwo abasenga data bazaba batagisengera data ku musozi wa Gerizimu. Aravuga ngo cyangwa i Yerusalemu. Bene data baza amateka ya Isilamu, nicyo cyatumye bashyiraho iswara ryo mu musigiti wa Maka, bisobanuye ngo ubwo Yerusalemu na Gerizimu havuyeho, ngo bazajya basengera i Maka. Ababizi, Yakobo arota, yararose yisegura ibuye. Murabyibuka? Amaze kwisegura ibuye mu gitondo, araryimika risiga amavuta. Aravuga ngo aha hantu habaye amarembo y'Imana yanjye. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nawe ubwe afata ibuye. Iryo buye niryo ryitwa Kaba. Nubwo abantu benshi bazi ngo Kaba n'umusigiti, Yesu bahita El Kaba, na hari ibuye yashizeho, ariho umusigiti wubatse. Muntega amatwi mu nyumve, Abayisilamu bose n'abari i Maka basenga bareba muri Kaba. Uri mu Rwanda nawe areba mu cyerekezo, ntashobora gusenga. Iryo swara ntiryemerwa atarebyeyo. Noneho mureke mbabwire, iryo nibuye bajya no gusana isengero, ntabwo bari kubaka inkike badafashe amabuye. Iryo nibuye nk'urufatiro rw'inzu yo mu isi.
ariko noneho twebwe abizera dufite urusengero Bibiliya ivuga hari urusengero nk'inzu y'amateraniro aha twicaye ari narwo rusengero ba Nehemiya bagiye gusana hakaba noneho urusengero nk'ihuriro ry'umwuka w'Imana mu bizera Bibiliya ivuga yaravuze ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwe nituganira nkababwira ibyo gusana Yerusalemu turubaka Yerusalemu ya Isiraheli aha hirya ariko nitwibuka ko umwuka w'Imana agira icyicaro muri twe agateranira muri twe turubaka Yerusalemu ya nyayo turasana Yerusalemu ikwiriye apana Yerusalemu y'abayuda kuko nituyubaka mu marembo 12 nta ryacu byari ririmo abanyamahanga nta ryari rihari bajya no kubaka igicaniro bagishyize inyuma y'urusengero kugira ngo abanyamahanga batazajya mu rusengero rw'Imana rugahumana mukunda kuvuga ngo abagore n'abakobwa ntibabarwaga n'abana no ni mu Bisiraheli abagore b'Abisiraheli n'abana b'Abisiraheli ariko abagabo b'abanyamahanga n'abagore b'abanyamahanga bose ntibabarwaga ntabwo ari abanyamahanga gusa n'abo bagore bo muri Isiraheli n'abaretwa bo muri bo abitwa imbata ntibabarwaga ariko Kristo uwera w'ukuri uri mu cyimbo cy'Imana nasomye ijambo Imana ibwira Nowa yaramubwiye ngo bazi inkuge mu rubavu rw'iyo nkuge ushyiremo akadirishya nasomye irindi mu gitabo cy'umunyashuramukazi mu ndirimbo ya Salomo amagambo umunyashuramukazi yavuze mu ndirimbo ya Salomo yaravuze ngo ijwi ry'umukunzi wanjye ryumvira mu mbariro ngo ariko amaso yanjye akamurebera mu kadirishya akadirishya niyerekwa turebeye mu muryango twakinjira tugakomeza ntitugaruke ubundi Enoka yarebeye Imana mu muryango arinjira arakomeza n'uyu munsi ntaragaruka ariko twebwe duhagarara mu kadirishya tukareba ibiriyo turi inaha birasobanuye ngo ni ukurunguruka haleluya tureberayo mu kadirishya tukabona mu migambi y'Imana tukavuga ngo Imana iravuze ni mu kadirishya turebera mu mbariro tukahumvira ijwi aho rero muri ako karyango yabwiye Nowa ngo gashyire mu rubavu ageze i Gorigota bamucamo batera mu icumu hagati y'imbavu batera mu rubavu rw'ibumoso aharinganiye n'umutima Bibiri umuririmbyi yaravuze ngo amvira amaraso yo mu mutima we ndagira ngo tuganire ku nkike zifata urusengero rw'imbere batera icumu mu rubavu rwa Kristo havamo amazi avanze n'amaraso biyoloji tubwira ko iyo umuntu apfuye murabizi amaraso ntiyongera gutembera aravura sibyo iyo ari kuvura yicangura n'amazi ko mu maraso hari iriya kara mubona hakabamo ibinuri twita grese sibyo amavuta hakabamo n'amazi iyo umuntu apfuye amavuta atera ya maraso kuvura amazi akicangura kuko rero umutima ari ryo huriro ry'ayo maraso ntiyongera kuyapompa ngo agende umutima amaraso iyo umuntu agiye guca yiruka ahura umutima ukuru ugira ngo wongere uyasunike ukabura imbaraga ugaca ukagumishaho amaraso arimo ahita areka amazi akajya ku ruhande aricyo gitangira kwitwa kubora Kristo amaze guca umujura plito umusirikare yaje kumwica asanga yapfuye kare haravuga ngo ntabwo nagenda gutyo gusa haravuga narinje kukwica none wiyishe ntabwo nagenda gutyo narinje kuvuna amaguru ngo nkwice haravuga ngo sinabikora kandi sinavuna igufwa ry'uwapfuye urubanza rwanjyaho haravuga ngo reka nkuvune ukiriho
ubwo wapfuye reka mvuna abajura arangije ubwe afata icumu aravuga ngo singenderaho, areba mu rubavu rw'ibumoso ahinguranya hari umutima ngo ajye kumusogota, akubita muri kwa kureka kwa y'amazi n'amaraso, biraturika, bituritse bigwa mu jisho rye, ibyari bipfuye birahumuka. Ni igitangaza, ubupfu bwa Kristo buracyarimo ubuzima buhumura n'abatareba. Abantu muzi amateka, Adolf Hitler yakoresheje iri cumu ryatewe mu rubavu rwa Kristo, yararigiraga, niryo yakoreshaga. Reka ngaruke, urusengero rwa Yerusalemu nkunda ishyaka Nehemiya yagize. Inzu yari imaze guhagarara ihari, ariko abanyamahanga bavogeraga urusengero kuko rutari rufite uruzitiro, nta korutire yari ihari. Kandi ubwabyo urusengero rw'umwuka w'Imana ni umubiri w'abizera. Hanyuma amarembo y'uru rusengero ashushanya Kristo Yesu, ko Yesu yaravuze ngo ni irembo ry'intama. Aravuga ngo kandi uwinjirira ahandi aba abaye umunyazi n'umujura, ntawe uza kwa data atari jye umuzanye. Nehemiya ari guseriva umwami, yumva inkuru y'umugabo witwa Hanani. Hanani biravuze ngo ni uwababariwe, bisobanuye ngo twarababariwe, ariko nubwo Imana yatubabariye hari icyuho tugifite. Urusengero ruri ku karubanda, nta ruzitiro, twarakijijwe n'ibyo, ariko nta burinzi bw'agakiza twahawe. Hanani abwira Nehemiya, aramubwira ngo abari mu bunyage mwebwe muguwe neza kuruta abanyazwe, kuruta abasigaye, kuko abasigaye twaratwitswe, twarakubiswe. Aravuga ngo mwe muguwe neza, murarya iby'ibwami, vino y'ibwami. Aravuga ngo ariko twebwe dukuwe umutima ko abasenye urusengero bagatwika n'amarembo yaho, ntabwo twapfukama ngo dusenge. Urusengero ntirufunze, batambuka bakinjira. Hari igihe umukristo akizwa akibagirwa gushyiraho korutire ku gakiza, akaba akiri muri za nama z'abantu badahuje kwizera, akaba akiri muri bya bigare kandi atajyanyweyo no kubihindura, akagumayo. Burya urusengero ruba ruri ku karubanda, isaha n'isaha wasubira gukora nk'iby'ikigare ugendamo. Namaze kwakira agakiza n'ejo bundi 2007 nakundaga imikino y'imyidagaduro, nakundaga gukina taekwondo. Nakinaga taekwondo, yes. Ni umukino nkunda, narawukundaga cyane. Noneho ariko kandi nari nanabishoboye, nateraga imigeri neza, ndi ku rwego rwanjye rwiza. Igihe kimwe ndi muri dojo, ndi muri kompetisiyo, njya kurwana n'umuntu, nakira agakiza, nari mvuye mu idini ya Isilamu, ariko kandi usohoka ndi umutayikondo mwiza. Noneho nguma ndi umukristo w'umutayikondo. Igihe kimwe ndahagarara ndi mu irushanwa, ndeba Anicet wo ku gatuti abwiriza, mbona na Anicet wafunze igipfunsi, ndi gukompeta, sanga ndimo babiri. Ndavuga ni harya impanda ivuze ndi hano, ari umwe wo ku gatuti n'uwa hano, nakifuza kuba uwuhe?
ntabwo ari bibi siporo, ntabwo ari mbi, ariko iguhuje nandi, sibyo? Ntabwo ari mbi pe, ndanabikunda n'uyu munsi nkunda taekwondo, ariko ndi muri competition ntabwo nigeze nkoresha umuntu wanjye w'imbere nk'umuntu w'ubugingo n'umwuka, nakoreshaga uw'imbere nka kamere n'umubiri nk'uwitera amakofi. Sanga si uwo Kristo ashaka muri Anicet. Nasoje uwo munsi njya gusenga, ndangije Imana ubwayo irambwira ngo inzira n'ebyiri ziri imbere yawe, ushaka kuba nde mu bantu warebaga, wahitamo nde? Nagiraga urugomo rutuma ashingira ku ngumi n'imigeri. Murabona ibiro byanjye ni bike cyane, kandi abantu batoya bagira izima, bagira idomo, uzi kuba uri mutoya, nta biro, nta mafaranga, nta mbaraga, ushaka kwivuganira nyine kugira ngo abantu bakumve. Uba wumva wakivuganira ngo abantu bakumve. Noneho umuntu twavuganaga nkumva nsuzuguriye uko ungana, nawe ubu nakudiha, ubu naguhonda, kandi naguhonda. Kamere yanjye yahura niye tugashiduka twateranya ibipfunsi, kandi nkanamudiha. Nje kureba sanga urusengero ntabwo ruzitiriye, ruri ku karubanda. Urusengero ntabwo rukingiranye. Imitekerereze yacu ni ukuri dufite byinshi dutekereza ku rugero rwa buri muntu wese, ariko iyo mitekerereze ikorana na Kristo gute? Uburyo bwo kurinda amagambo tuvuga n'imikorere y'imirimo yacu nibwo buryo bugaragaza ko urusengero rwacu rwubakiwe korutire. Nehemiya yasanze rutazitiye, aravuga ngo ndanyura he? Anyuze mu irembo ry'ikiyoka, ngo abura ahantu yinjirira mu irembo ry'imyanda, ngo asanga imyanda irahari. Byari bisobanuye iri rembo ni irihe? Banza wihame umenye ibyaha byawe. Ni mu irembo ry'imyanda niho basohorera imyanda y'i Yerusalemu. Ariko kandi mbere yo kujya i Yerusalemu, Bibiliya iravuga ngo yasibiye gatatu. Ngeze ku musozo kugira ngo dusenge. Yarabanje asibira gatatu. Uyu mwanya w'iminsi itatu Nehemiya yasibiye ushushanya ubutatu, ariko kandi mu buryo bw'umuntu, umuntu w'imbere wacu w'ubugingo abanza asabane n'Imana, na kamere ubwayo ibanze itozwe, kandi n'umubiri. Ngo arabanza arasibira, aravuga ngo ntabwo ari umubiri ugiyeyo, ntabwo ari kamere. Ubu buryo ni bumwe umunyarwanda yavuze ngo ujya kuvuga arabanza akazunguza ururimi mu kanwa. Ngo nkora icyo ngomba gukora, arabanza arasibira, aravuga ngo ndabigenza gute kugira ngo njyeyo. Arangije ajya imbere y'umwami, aravuga ngo ntabwo ndibureka akazi kanjye, ndajya imbere y'umwami, ariko kandi mu mutima afite intego yo gusana i Yerusalemu. Ngo yegere umwami, agahinda ka Nehemiya ngo kagaragara mu maso y'umwami. Mu gihe umwami arebye Nehemiya, aravuga ngo nubwo uri kunseriva, nubwo uri kungaburira, ariko urababaye, kandi uwo mubabaro ntabwo ari uw'umuntu wawe w'inyuma, ni uw'umuntu w'imbere. Nehemiya, uyu mubabaro umuntu wawe w'imbere afite ni uwuhe? Nehemiya aramubwira ngo nubwo turi hano ibwami, amarembo ya Yerusalemu yabaye amatongo. Aramubwira ngo kandi n'ibituro bya ba sogokuruza byarasenywe, nta rwibutso rw'abantu bakoreye Imana dufite. Aravuga ngo rwarasenyutse. Aravuga ngo ariko mwana, nkugiriyeho umugisha, wanyemerera nkajya gusana. Imana ishimwe bene data ko mubona umwanya wo gusenga, mukagira umugisha wo gusenga muri no mu masomo, mukiga mu bigo bya gikristo. Uyu mwanya nibwo ngize igikomere cyo kwicuza nagize,
niga ntabwo nize mu bigo bya gikristo nashoboraga no kumara imyaka 6 ntarahura n'umukristo niberaga Palestina Gaza niho nize natoreraga iswara kuri masjid ya Al-Aqsa niho Salomo yari yarubatse urusengero uzi kubaho nta byiringiro by'ibizaba ndashoje kugira ngo nsenge uzi kuba mu materaniro atari n'indirimbo baririmbye mufite umugabane mwiza ntabwo nzi kuririmba ariko numvise ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo hari ahantu babyigisha nzajyayo byanze bikunze mu musigiti nta ndirimbo zihaba reka da baratubwiraga ngo kuririmba no gusakuriza Imana ariko kandi mu rusengero rwa Yerusalemu habagamo amatsinda 28 Dawidi yari yarashizemo buri saha habaga harimo timu nshyashya iri kuramya gahimbaza Imana kandi namenye ko ari wo murimo utazashira tuzaririmbira Imana tuzaririmbira Imana tuzaririmbira Imana Imana ishimwe njyewe njya nicara nkibaza bayobozi bacu Imana niba mubizi muze kutubwira ariko kandi nimunabihishurirwa ntimuzabiduhishe ko twebwe turirimba tuvuga Imana izaririmba iri kuvuga ndi turaririmba tukavuga ngo Imana irera iyo izaba iri kuvuga ngo iki ibyo bintera amatsiko nkumva mfite amatsiko yo kuzumva Imana ibumbura akanwa iri kuririmba noneho hari ikindi kijya kintangaza si wabo ndabakunda murabizi ndabakunda ariko noneho dore igitangaza mujya muririmba ngafashwa sibyo ariko muririmba mwambaye umubiri umwuka w'Imana muri mwe ari mu mubiri noneho namwe mutekereze igihe tuzaba tutacyambaye umubiri nta muntu n'umwe ufite stress z'imirimo ku kazi nta raporo wasize utujuje nta mwana wasigaranye n'umukozi mu rugo nta rufunguzo wagendanye ngo wakingiranye abo mu rugo ariko Imana yaririmije sinzi tuzaririmba tuvuga ngo haleluya ntabwo tuzaririmba dufite stress ya examen no nta gusenga oya nta stress ya examen izabihari oya ntayiyo ubwo tuzaba turirimba dute haleluya 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 ntabwo tuzaba twambaye umubiri dushyiraho agapfukamunwa reka da tuzaba dusa na Kristo tuzaba dufite ishusho ya Yesu tuzaba twambaye ubwiza bw'Imana Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe icyo dusabwa ni kimwe kugira ngo dufate inanga nimureke dusa n'inkike nimureke twubake inkike agakiza kaba agakiza kwizera bibe kwizera reka amabwiriza mureke dusa n'inkike umubiri wacu urindwe dusa n'inkike mu magambo tujya kuvuga dusa n'inkike asa n'inkike Imana ishimwe nituba turi mu ishuri twicare nk'abanyeshuri basanye inkike nasanze mwene data Emmanuel ari kuvuga ngo inzu yubatswe ku rutare urutare ni Kristo Yesu Petero yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu Yesu Kristo agira neza ngo nimumwegere niwe buye
rizima ngo ryari ryaranzwe n'abubatsi, ariko ku Mana riratoranwa rishyirwa mu mfuruka aho mu ihuriro ry'isi, ngo rishyirwa mu mfuruka kugira ngo rikomeze icyubakwa. Iryo buye ry'agakiza ari ryo Kristo, niryo twizera tukaba twubakitse, niryo Dawidi yatoye arishyira mu muhumetso. niryo yatoye arishyiramo. Ni ibuye rishushanya agakiza. Nimusoma Eliya ari ku musozi wa Karumeli, yatoye amabuye 12 ayashyira mu izina ry'imiryango 12. Nimukurikirana amateka Bibiliya igice cya 2:17 byahishuwe, unesha nzamuha kurya kuri manu yahishwe. Muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya bitazwi n'umuntu wese keretse umuntu urihabwa. Ndagira ngo dusengane Imana. Yohana yerekwa we yabonye amarembo y'ijuru, aravuga ngo hari ibuye rya simaragido, ngo hirya yayo hari sarudiyo, hirya ya sarudiyo ngo hari yasipi, hirya ya yasipi ngo hari sapiro. Ariko Mana we, hirya ya sapiro hari inyanja y'ibirahure. Nta sitarago zizabayo nk'izi Kigali. Nehemiya aravuga ngo ntitwabaye igitutsi. Wowe ni iki cyakugize igitutsi? Ni amagambo uvuga, ni imyitwarire yawe. None se ni ikigare ubamo? Aravuga ngo ntimureba ko tumaze kuba igitutsi? Aravuga ngo nimuze twubake. Ni hehe wumva wowe wabaye igitutsi? Aba ariho twubaka. Ikiza cy'ijambo ry'Imana, umuntu wawe w'imbere umusura rwihishwa. Ujyayo utanyuze hano, udaciye aha ku gatuti mu bitekerezo gusa. Usura umuntu wawe w'imbere mukicarana ku ntebe yitwa ibikorwa byawe. Noneho reba aho wasenye, aba ariho twubaka. Ni mu magambo. Reka turebe uri ku gitanda cyawe nijoro, dusa n'ibiki. Reka turebe umuntu wawe w'imbere mu nzozi urota, dusa n'iki. Reka turebe kuri chat zawe, dusa n'iki. Turebe kuri chat, ntabwo wabaye igitutsi. Reka dusure WhatsApp, reka dusure Facebook, dusure Instagram yawe, tureba aho twubaka. Noneho nshuti y'umusaraba, wowe wa none uri hano ku ishuri, nawe weje usoje kwiga hano, uzaba urinde. Nigeze nsenga amasengesho yambuza uko ngira, kuko ntaho mfiteho kujya nkajya gusenga, ntacyo mfite cyo gukora nkajya gusenga. Aho ntiwabuza kuko ikigo wigamo ariyo ntego. Nyuma ya none aha ushaka kuba umuntu wubakitse gute? Reka mbinginge mwegere hejuru dusenge. Abayobozi bacu Imana ibahe umugisha batwemereye, ariko nanone reka mbasabe munyemerere nsenge. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo dutuze dusenge. Mana data wa twese, ni wowe Elohimu, ni wowe Mana iriho. Ijambo ryawe ryarambwiye umunsi wari wegereje kubambwa, waravuze ngo umwana w'umuntu ntafite aho yarambika umusaya. None twebwe mu mitima yacu turibajije ngo ufite aho waryama, inkike zirubatse, ufite aho waruhukira. Ndagusabye kugira ngo amagambo y'umunwa wacu wongere uyakarume, usa n'inkike mu mitima n'intekerezo, mu bikorwa wongere udusane Mwana, kugira ngo tube twubakitse, urusengero rwe kujya ku karubanda. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo imibiri yacu ni insengero zawe.
uyu mubiri wacu wigishe gukora ibijyanye n'ibitunganye byawe Mwami. Akanwa kacu kavuga ibitunganye, turirimba ibitunganye, dusenga bibe bityo Mwami. Turakwinginze kugira ngo Yerusalemu yacu yongere yubakwe. Ni twebwe buturo bwawe, ujye utura muri twe, natwe tukaba muri wowe, nibwo dusaba ukatwumva. Ngwino wongere usane Yerusalemu yo muri twebwe kugira ngo tube twubakitse, uburyo butuma ijwi ry'impanda nirivuga tuzakumva, tukazamuranwa n'abera bose. Tugusenze tugushima ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Ukuntu bw'Imana uzanira abantu bose
agakiza kabonetse uratwigisha kureka gutumira Imana uratwigisha kureka gutumira Imana dutegereje ibyiringiro byo kuzaboneka kwa Yesu Kristo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza kabonetse ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza kabonetse uratwigisha kureka gutumira Imana uratwigisha kureka gutumira Imana dutegereje ibyiringiro byo kuzaboneka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Mbese turimbane aka gace ka nyuma tubivuge ku buzima bwacu ko dutegereje. Haleluya. Haleluya. Katurinda ku gace ka nyuma. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza kabonetse. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza kabonetse. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza kabonetse. Utwigisha kureka gutumira Imana uratwigisha. Haleluya. Utwigisha kureka gutumira Imana dutegereje ibyiringiro byo kuzaboneka.
turabana n'Imana. Haleluya.